ibintu by'ibanze rero kuri abantu bashaka gukora application ni passport, kuba ufite imyaka iri hagati ya 19 na 55, ukaba uri umugore, uri umukobwa cyangwa uri umusore cyangwa uri umugabo. Nkwibutsa yuko accommodation naho kuba ni company byishyura, visa company rayikwishyurira, na ticket company rayikwishyurira. Uba ufite umuguide ukuguidinga kugeza ugeze mu kazi. Baguha training y'ibyumweru 3 cyangwa se 2 bitewe n'akazi ukora, and then iyo umaze kubona training utangira akazi. Ya mafaranga bagutangiye ya visa na ticket, kuko biba biri muri contract, ugenda ufite na contract na authorization to stay, ibyo byose na working permit, ibyo byose nibo babyirukankamo. Assurance nayo barayigushakira, ni company bigukorera byose. Ariko twadufaranga bagutangiye ntago bari twinshi, bwo utazajya ngo na amafaranga menshi, ahubwo nuko umuntu ashobora kumva ngo naya, ariko igihe umuntu yaguhaye kuba uhembwa nayo mafaranga, kandi ayo mafaranga bagutangiye ushobora kuba wayishyura mu mezi wenda wigoye, ukavuga ngiye kuyishyurira rimwe. Right now naga nsoreje, so Imana ikomeze kureba icyoroshye. Kora application yawe. Application fees nakubwiye yuko uyidiringaho na agent ugiye kukwapurayingira. Switzerland ni igihugu cyiza, ntugire n'ikindi kindi uri buze kuba watekereza gukoramo application, kuko nicyo gihugu nagushimira. Wenda ikindi araba ari amahitamo yawe. And then ikindi ushobora kumenya kuri izi application nuko application imara ibyumweru 3, akiyongeraho iminsi hagati y'8 na 15 bakaba bakuboneye visa, bakaguhereza igihe ugomba guhagurukira. Kuko ntabwo biba muri iyo minsi uhite gufata indege ugende, no, baguhereza igihe ugomba guhagurukira. Ikindi nkwibutse yuko medical examination bakwishyura 50%, nawe ukishyura 50%. Ikindi ugomba kumenya kuri izi application, abe green card cyangwa se izi application za Switzerland, Denmark, Spain, Germany and Canada, nuko uba ugomba kuba ufite passport n'imyaka iri hagati ya 19 na. Yes, welcome again. As you know, it's your boy Kelvis bro. Nagarutse na opportunity zigezweho, ziri update. Nagarutse kuri abantu bazaga bambaza ku bintu bya green card, ese bimeze gute? Ni inkuru nziza ku bantu bakunda green card, bashaka kubona ubwene gihugu bwa Amerika. Mbibutse yuko umuntu wakinye green card aba amaze kubona ubwene gihugu bwa Amerika, ariko igihe yabaye selected. Hakaba ari izindi opportunities zijyanye n'utuzi. Nababwiye kuri opportunities zo kujya gukorera Canada, babwira opportunities zo kujya gukorera Luxembourg, babwira opportunities zo kujya gukorera Germany. Right now in nowadays haje izindi opportunities, harimo Switzerland, Spain na Denmark. Mu byo twari dusanganywe Spain, ariko Denmark na Switzerland byaje byiyongera. Mbibutsa yuko mbani ikaze ku muntu utarakora subscribe, ntabwo ushobora kwandika comment umbaza ikibazo wifuza kumbaza nge kingereho, no, icyo ngicyo ntabwo kigizigera kingeraho. First of all, remember to subscribe and then drop your comment. Kora subscribe, nurangiza nyine ushyire comment aho hasi nanjye ndayibona irangiraho. Comment yose ndayibona nkanayisubiza mu buryo bworoshye cyane. Niba nawe ufite ikibazo wifuza kumbaza, muri zo opportunities ngiye kubabwira harimo chances, the best chances uzabivanamo. Sobanura ku bantu bakoze application zabo, abe Germany na Canada na Luxembourg na Spain na Poland. Nowadays hagiye kuza Switzerland, Denmark na Spain. Ibyo bihugu byose ngiye kugenda benyuramo, kuko iki kiganiro ngiye kugikora mu minota mikeya, kandi ngiye kuzajya mu cyumweru ngiye kuzajya nkoramo ibiganiro 2. So ikintu wamenya kuri abantu bakunda green card, wifuza kuba yabona ubwene gihugu bwa USA, you feel me? Abantu bakunda izo best chances, ubu gutya mwashyizwe igorora. Nkwibutsa yuko ushobora kuba wakikina green card, wabikorera kuri telefone yawe igihe ufite imyaka iri hejuru ya 18. Uba wemerewe gukina green card
kandi muri no minsi noneho bigusaba passport. Ayo ni amakuru mutari mufite. Sorry. Ni amakuru mutari mufite mbere before umuntu yakinaga green card nta passport afite. And then akazashaka passport mu gihe yabaye selected. Ariko muri no minsi ho bisaba kuba warabaye selected ukagira na application fees wishyura. Application fees ni amafaranga wishyura kugira application yawe ikorwe ibe submitted. Ibyo ntago ari njye wabishyizeho, ushobora kubikora kuri telefone yawe, uba ugomba kuyishyura. Uwo ari we wese uri ku isi yose ayo mafaranga arayishyura. Mwibutse yuko arizo policies, nizo policies Trump yashyizeho. Nta mategeko nyine Trump yashyizeho nyine agenga igihugu cyiwe, ntago ari njye barabishyizeho. Abantu bari USA bashaka kugaruka Africa nababwiye ngo wait, uba ufite green card, uba ufite ubwene igihugu icyo ari cyo cyose cyangombwa cyose waba ufite, kere kuri umudiplomate. Ndibuze kubabwira imbogamizi zo kunyura ku kibuga cy'indege muri ino minsi. Ushobora kujye, tuvuga urugero, uri gutegura urugendo rwawe mu minsi 3, uba ugomba kuhagera mbere y'iminsi 3. Ku kibuga cy'indege hameze gutya, abantu baruzuye. Ndibuze kubasobanura ibintu by'aba IC batari guhembwa. Aba IC n'abangaba bafata aba foreign people, abaturage b'abanyamahanga nyine baba barinjiye mu buryo butemewe muri Amerika. Ndibuze kuba nabisobanura, murabiza kubimenya neza abantu bari USA bankurikiye. Ikindi wamenya, kwanza reka mbanze nyure muri za application neza ndeke no gutinda mu mayira. Umuntu wakoze application ya Germany, Luxembourg, before yuko ugenda hari ibintu ntari narasobanuye mu biganiro byinshi, ariko ngiye kubisobanura kugira uze gusobanukirwa utaza no kugira ahantu rusobwa. Ni ukuvuga ngo na wa muntu wese ushaka gukora application nawe yumvireho. Mbere na mbere kuri wa muntu ushaka gukora application, ushaka ku applyinga ibintu bijyanye na jobs tuvuye kuri green card, uba ugomba kuba ufite hagati y'imyaka 19 na 55, ufite passport. Application fees iratangwa mbere yuko ukora application, ubidiringaho n'umu agent wagukorera application. Kimwe ubyo ni ibintu mwumvikana mwebwe ubwanyu hagati yanyu. Company yakujyanye ikwishyura visa, ikakwishyura na ticket na accommodation. Accommodation na ahantu ho kuba. Ugerayo baguhereza training. Ibyo ni ibintu by'ibanze nyine, requirement zibanze kuri ibyo byangombwa nakubwiye. Diplome, mwibutsa yuko umuntu ushaka kujya gukorera hanze utari umuganga cyangwa umunasi cyangwa umushoferi, wenda ufite indi impamyabumenyi. Mu Kinyarwanda bavuga impamyabumenyi, sinzi mu Kirundi ukuntu bavuga cyangwa mu Giswahili. No kuvuga ngo niba uri umushoferi, perimeho nugerayo uzakora training, baguhe n'ibyangombwa by'ahantu ugiye gukora. N'umunasi nawe ni gutya, ahantu hose ugiye gukora ni training. Ariko imba ufite diplome, umenye ko diplome n'ahantu ikora i Burayi cyangwa se muri Amerika. Diplome iyo ariyo yose muri Afrika nta nikora i Burayi. Ahantu diplome zakoraga zo muri Afrika zari diplome zo muri Libya. Murabizi ibintu byabaye muri Libya, aho ibintu byose byasenyikiye byararangiye. Umuntu wari ufite diplome yo muri Libya mu bihe bya Gaddafi yararenze umuntu ufite diplome yo mu Bufaransa. Ibyo byumve babantu bazaga bambaza ngo ngiye mfite diplome, mfite ibiki n'ibiki. No. Kandi babantu nabo bazaga bansaba amalinki, nababwiye yuko YouTube channel ushobora gusangaho za opportunities, za application wowe ushobora kwikoreraho ku giti cyawe, kuna telefone yawe n'imashini yawe na internet yawe, wicaye iwawe cyangwa se ariho hose. YouTube channel reba muri description, yitwa Kelvis Bro. First of all, kugira ubone ibiganiro byanjye, kuko sigaye ntaga ibiganiro biri unlisted. Ni ikiganiro kibonwa n'umuntu wakoze subscribe gusa. Utarakoze subscribe ntago uzigera ubona ikiganiro cyanjye. Nje ibintu byanjye sigaye mpereza abantu babishaka. Kora subscribe, like, una hitting kuri link. Iyo ni inzogera.
and then ujye ukomeza ukurikira ibiganiro byanjye. Ibintu by'ibanze rero kuri abantu bashaka gukora application ni passport, kuba ufite imyaka iri hagati ya 19 na 55, ukaba uri umugore, uri umukobwa cyangwa uri umusore cyangwa uri umugabo. Nkwibutsa yuko accommodation naho kuba ni company byishyura, visa company rayikwishyurira, na ticket company rayikwishyurira. Uba ufite umuguide ukuguidinga kugeza ugeze mu kazi. Baguha training y'ibyumweru 3 cyangwa se 2 bitewe n'akazi ukora, and then iyo umaze kubona training utangira akazi. Ya mafaranga bagutangiye ya visa na ticket, kuko biba biri muri contract, ugenda ufite na contract na authorization to stay, ibyo byose na working permit, ibyo byose nibo babyirukankamo. Assurance nayo barayigushakira, ni company bigukorera byose. Ariko twadufaranga bagutangiye ntago bari twinshi, bwo utazajya ngo na amafaranga menshi, ahubwo nuko umuntu ashobora kumva ngo naya, ariko igihe umuntu yaguhaye kuba uhembwa nayo mafaranga, kandi ayo mafaranga bagutangiye ushobora kuba wayishyura mu mezi wenda wigoye, ukavuga ngiye kuyishyurira rimwe, no kwezi kumwe n'igice waba yishyuye. Ukwezi kumwe ushobora kubita kuyishyura bitewe n'akazi ukora. Akazi kari cheap, ayo mafaranga kahita ko kayishyura. Akazi kari cheap kahita ko kishyura rya ticket na ya visa. Igihe uri muri Afrika ho kugira uzabone ya mafaranga byagusaba nko gukora imyaka 3, ukishyura visa, ukishyura ticket, ukishyura bya bindi authorization to stay, assurance, ukagira ubwishingizi. Nyine nta muntu ujya ukora hanze udafite ubwishingizi. Byagusaba imyaka 3 nabwo bitewe n'akazi ukora, kandi nabwo ari akazi kari strong, gahagaze neza. Ntago ari amafaranga menshi. Ikindi company gutangira medical examination, na amafaranga yo kujya barebe ko nyine nibizamukora by'umubiri ukigerayo, kujya barebe ko nta bumuga ufite, urwaye igicuri, urwaye ibiki, za kanseri, urwaye nyine iza ndwara zidakira zizakubuza gukora akazi. Umuntu ubana n'ubwo burwayi we yihangane rwose, ndamukomeje. Wenda ufite ikibazo wansobanuza nkumva ko uburwayi bwawe bwakwemera kuba wakora akazi nk'ako ngako, cyangwa se hari akazi bitewe n'uburwayi ufite, hari akazi wenda washobora, ndakwemereye unyandikire muri comment cyangwa unyandikire kuri Instagram yanjye, nitwa Kelvis Bro, ngenda gusobanurira. Ariko umuntu ufite icyo kibazo cy'uburwayi niwe muntu ndi buze kuba nasobanura, kuko ndabandi kumufasha kugira agire notion yabigeraho. Ndamushishikariza gukurikira YouTube channel yitwa Kelvis Bro. Ni hazavana za opportunity zo kujya kwiga hanze, ni hazavana ya link ya scholarship. Mwibutse yuko scholarship ikigo ikikujyanye nyine biterwa, ariko nge opportunity mvugaho ni ya scholarship bakwishyuriraho kuba no kwiga. Wenda kwigaburira byo ukaba wakimenya, nibyo ngebyo. Cyangwa se byose bakabikumenyera byose, ukaba wiga kuri scholarship, ibindi byose nyine bakumenyera. Ikintu cyo nakubwira cyo kuri wa muntu wakoze application, mbibutsa yuko muri uku kwa gatanu season 5 yose iragenda, barahita ko bayora n'abantu bari guhabwa ibyangombwa muri ino minsi. Ndaceka iza application zishobora guhagarara mu kwa gatanu, niyo makuru mfite. Ntabwo mbizi neza kuko hari n'igihe bihinduka, ariko njye amakuru mfite nuko iza application zishobora guhagarara mu kwa gatanu. Niba utarakora application right now ukaba ufite opportunity yo kuba wayikora, yikore, kuko nutayikora mu kwa gatanu n'abantu bari kuzikora ubu ngubu ntabwo bazarenza mu kwa gatanu bataragenda. Ukwa gatanu ntabwo kuzarenga. Bamwe na bamwe bafite itariki zo kuri 16, abenshi nabonye bafite itariki zo kuri 16 z'ukwa gatanu nibwo bazagenda n'ibyangombwa byabo. Babandi bazaga bibaza ngese ngo visa zirahari, menya yuko ubonye visa kakanya. Amakuru mfite reka nze nyakubwire kuko nabajije na pasiteri agent wanyu kuri babantu nazaga nahereje mu agent ubakorera. Navuganye n'umu agent wanyu uri mu Rwanda,
ni Burundi hari aba agent ariko bo nakomeje gukominikana nabo mbajije abo mu Rwanda kuko ni company iri big ifite n'abakozi Burundi. Barambwira bi Burundi bo babaye bahagaze sinzi ibibazo byabaye nimbimenya nzabasobanurira. No kuvuga ngo mu agent ni Pasteur Mariko Evan no mu papa ushisha kwango he umugabo nyine ni intore cyane. Icyo nakubwira cyo nuko amakuru yampaye nuko izi opportunity twaje abenshi nyine twazungukiyemo, ariko hari abandi batigeze babona ayo mahirwe. Nkwibutsa yuko niba aka kanya wari ufite opportunity, tangira application yawe uyikore utegereze, kuko bimeze nk'aho bigiye guhagarara nyine. Urabizi buri kintu kigira intangiriro kikagira n'umusozo. Maybe nibidahinduka uku kwa gatanu iza application abantu ziraba zishaka wenda zizaba zabonye zizahita ko zihagarara. Kandi application ziza ziri mu bwoko butandukanye. Hari application iba ifite date izarangira, hari na application none iba ifite imyanya. Kaza bashaka bavuga twege dushaka nk'abantu 300, abantu 300 ni mu buzuza application iteka ifunga, ubwo nyine nta kindi kirengaho. Kiri kuvuganye no mu agent akavuga ngiye mbikira umwanya ukanawubukinga, yaba ari umuntu wakawukubikira cyangwa se akanawutanga. None izindi opportunities zibirimo niba warakoze application waramaze kubona n'ibyangombwa se cyangwa utaranabibona, ukagira umuntu uzanamo, baguhereza icyo bita commission, baguhereza 5% kandi iyo ugezeyo bahita ko bayaguha cash. Bayaguha cash. So you have to join this company. Is the Open Jobs, ikorera mu bihugu by'i Burayi. The CEO wayo muramuzi cyangwa mbabwire CEO wi company kugira mukomeze munagira information. Ntaribagirwa abantu bakoze application zabo, mbibutsa yuko kira kibazo nari ngiye kubabwiraho cya visa zaraje, no kuvuga ngo byose biri active, ariko right now hari abantu bajye nyine company bamenyera buri kimwe n'amaviza n'ibyangombwa byose, ariko kuko aba yabonye visa iri electronic akahita akacika company. Tuvuge urugero baguhaye visa, barangije kuguha visa ibintu byose nyine visa electronic, no kuvuga nyine biri electronic. Niyo ugiye kuri internet nyine biriho wanayisoresha pe, barayiguha nyine kuri internet. Visa electronic ndakeka mu bisobanukiwe. Niba baragwaye visa ya USA ejo mu gitondo, urahita kufata indege wigendera imbu ufite agatiki. Niba baragwaye visa electronic ukabuta itarakugeraho, bishatse kuvuga ngo company ntabwo ikwizeye, itegereje igihe wowe bazaguhereza ukabona ibyangombwa byawe. Ariko before 15 days uba umaze kubona ibyangombwa byawe byose n'amatike. Muri systeme baba bamaze kugushyiramo yuko iyo tariki guhera icyo gihe, n'ubundi iyo wafashe indege muri icyo gihe, muri iyo minsi, n'ubundi company itakibibona report bahita ko bayibona ko wowe wafashe indege. Kuko byagiye bibaho cyane, ugasanga wenda umuntu yari kuzagenda nko mu kwa gatanu, yabonye visa mu kwa mbere, yararambiwe kandi ashaka, yabonye visa yo kujya USA. Bafite akazi, kuko abantu twese ntago twumva kimwe, ari n'abantu bumva nabi. Afite akazi nko mu kwa gatanu, ariko afite visa yayibonye mu kwa mbere. Warishaka mitike ntago azategereza bayimuhe, agenda avuge ngo ngera USA nzahita ko nkomeza njye mu kazi cyangwa se nigire mu zindi gahunda. Ubundi ikintu kiba kigoye no kubona visa, ko company ari y'Iburayi kandi ibikonda sinzi ukuntu babigenza, ariko maybe ishobora kuba ruki eri around that country, ariyo mpamvu biri easy kwita ko ubona iyo opportunity yo kwita ko uronka visa. Ni gutyo bimeze. Niba ari ikibazo wifuza kumbaza kimbariza muri comment, kuko ngiye kuzajya nsora ikiganiro kigufi kimara iminota mikeya kandi kirasa ku ntego ibintu bikenewe. Abantu bashaka green card
nari nababwiye ku bintu bya green card. Green card ikintu cya mbere usabwa kuba ufite hagati y'imyaka 19 na 50 ni 50, hagati ya 19 na 50 uba ugomba kuba wakina green card. Ushobora kuba uri umumama, mushobora kuba muri na famiye y'abantu 20, ariko iyo mvuze famiye ni papa na mama n'abana babo. Ntabwo mvuze ba nyogokuru banyu na ba sokuruza banyu, no, ni papa na mama n'abana. Iyo niyo famiye mba mvuze. Kandi buri mwana aba agomba kuba afite pasiporo. Kera ho ntabwo byasabaga pasiporo n'udufoto. Udufoto tungutu tugufi tw'ibice bashyira ku byangombwa. Nkibutsa yuko green card ni randomly. Ntabwo bavuga ngo muri iki gihugu dushaka abantu benshi. Ni icyuma, ni erikave tombora, no gukaraga amahirwe akakugwaho. Iyo famiye yanyu bayitoranye yabaye selected iragenda, itabaye selected nyine ikongera ikagerageza undi mwaka. Mbibutse yuko buri mwaka byazaga biza, ariko ubu ngubu bikaba bimeze nkaho byahagaze, ariko mu kwa gatanu nibwo biri bugaruke. So ku muntu uri USA washaka gutravelinga, wa muntu washaka coming back iwabo, umva eka mbabwire inkuru ibabaje. Murabizi ibintu byabaye USA, government ntago igihemba abakozi. Sinzi ko ibintu by'intambara mujya mubona bituma ubukungu bw'igihugu bugwa, bukagera naho bashobora kuba batahemba abakozi bitewe n'ukuntu hari projet zimwe ibihugu bimwe na bimwe biba byaragiye bipanga. Kuko ibi bintu byatangiye nko mu kwa 12 mu matariki 15 gutyo. Kuko ndabyibuka neza icyo gihe nari gukora ku biganiro bya green card, bahita ko banayibaninga. Bimeze nka lockdown. Hari aba ICE bari gukora, aba ICE n'abangaba bafata aba foreign people, abantu nyine b'abanyamahanga. Abantu b'abanyamahanga, aba ba ICE government, aba republika, murabizi aba republika n'aba democrat hari ibintu bimwe na bimwe batumvikanyeho, bityo bituma bakata imishahara y'abakozi bamwe na bamwe. Mbibutse yuko ahantu hari gukora muri USA mu bintu bya government harimo ibitaro, harimo polisi, harimo igisirikare, harimo ibibuga by'indege, harimo n'imipaka n'amashuri, ariko ntabwo bari guhembwa. Umuntu uri kujya mu kazi ni umuntu nyine uri kuvuga nta wamenya, reka ngende nta kibazo. Abura ari abantu bakunda akazi nyine agakomeza ajya mu kazi, ariko nabo ntabwo bari guhembwa. Sometime hazamo nyine n'ibintu biri criminal kuntu, bitewe n'ukuntu aba ICE nyine murabazi baba bambaye ama mask. Sinzi ko mubizi, bamwe na bamwe nyine bagiye babasaba ko ba taking off their masks, bamwe na bamwe barabyanga, abandi nyine ntiwamenya ibintu byose byabaye akajagari. This country is like hell, bro. Ni nkukuzimu wumve ngo ibintu byarivanze. Ushobora kuba uri mu kazi utitwaje ibyangombwa, ewana bakaza bakahita kuba kuyora bakakujyana, ibindi bigasobanuka uri kuri polisi, uri muri department ya ICE, bari kukubaza ukaba ibyangombwa byawe ariko bakujyanye. Wumve ko nyine ibintu byagiye rudubi. Ikindi, wa muntu nyine nabwiye kuri izo opportunity, you have to join in right now. If you miss this application, ntahandi handi uzazibona. Right now nahanga nsoreje. So Imana ikomeze kureba icyoroshye. Kora application yawe. Application fees nakubwiye yuko uyidiringaho na agent ugiye kukwapurayingira. Switzerland ni igihugu cyiza, ntugire n'ikindi kindi uri buze kuba watekereza gukoramo application, kuko nicyo gihugu nagushimira. Wenda ikindi araba ari amahitamo yawe. And then ikindi ushobora kumenya kuri izi application nuko application imara ibyumweru 3, akiyongeraho iminsi hagati y'8 na 15 bakaba bakuboneye visa, bakaguhereza igihe ugomba guhagurukira. Kuko ntabwo biba muri iyo minsi uhite gufata indege ugende, no, baguhereza igihe ugomba guhagurukira.
ikindi nkwibutse yuko medical examination bakwishyura 50% nawe ukishyura 50%. Ikindi ugomba kumenya kuri izi application abe green card cyangwa se izi application za Switzerland, Denmark, Spain, German and Canada, nuko uba ugomba kuba ufite passport n'imyaka iri hagati ya 19 na 55, ariko ku muntu wa green card bagomba kuba afite imyaka iri hagati ya 18, 19 gutyo n'imyaka 50. Niba udafite passport ho ntabwo byakunda, ariko niba ufite famille wenda abantu 5, 10, 15 bitewe n'abana ufite, niyo mwaba muri babiri kuri green card ho mwatendinga iyi application ya green card ho ntabwo bisaba umubare w'abantu runaka, upfa kuba abo bana ari bo wabibyariye ufite n'umugore, niba utamufite application wayikora, ariko abana nabo baba bagomba kuba bafite passport. Kuri izi application zijyanye n'akazi nkwibutse yuko naho uba ugomba kuba ufite passport, ufite hagati y'imyaka 19 na 55. Impamyabumenyi cyangwa requirement uba ugomba kuba ufite ni passport, nta kindi. Diplome yawe nkwibutse yuko diplome idakora i Burayi, wenda perime yo uzayitwaza nugera bazaguha training, buri kazi kose bazaguha training, ariko naho ugomba kuba ufite ibyangombwa byaho, nugerayo uzabihabwa. Niyo nkuru nziza nakubwira. Bantu bafite za category F bashaka gukora mu ma warehouse bizaborohera cyane, mwebweho biranoroshye cyane. Ni ibintu byinshi. Wenda ari ikibazo wifuza kumbaza, urakora subscribe, dropping a comment yawe, ndaza ngusubiza rwose. Niba nabwo hari ikibazo ushaka kumbaza ukabona natinze kugusubiza kuko ngiye kuzajya nkora ikiganiro kimwe cyangwa ibiganiro bibiri mu cyumweru, wenda nimboneka nzajya mbaha ibiganiro byinshi. Ugombe unyandikire kuri Instagram nitwa Kelvis Bro, cyangwa se Facebook page naho ni Kelvis Bro bifatanye. Ukore follow unyandikire ibyo bintu, iyo udakoze follow unanyandikire ntabwo ngiye nkubona. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byanjye. Nkwibutsa ko hasi hari ibindi biganiro, wenda hari izindi nkuru cyangwa se opportunities utigeze umenya, information, ibintu bijyanye nk'ibyo. You have to join, you have to watch more. Thank you so much. God loves you so much. God loves you so much. Big shout out kuri wawe tugejeje aka kanya. Andika 2026 turagenda, menye abo turi kumwe ni bangahe. Ariko before yuko wandika iyo comment, kora subscribe kugira ujye ubona ibiganiro byanjye. Bow.